Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha kuri mwe mwese bakunze umusaraba wa Yesu Kristo. Ndabasuhuje, Imana y'amahoro ibishimire kandi bahereza umugisha mwebwe dukunda kubana kuri uru rubuga, isaha ku yindi, umunota ku wundi. Imana ibahe umugisha cyane kandi mwese ndabasuhuje cyane, mukomeze mugire amahoro y'Imana n'imigisha ituruka ku Mana Data twese mwiza, ikomeze iganze hagati muri mwebwe kandi Imana ihaze cyane kwifuza kwanyu, ihaze imitima yanyu ibyo yifuza byose, ari ibyiza byose Imana ibahereze kandi ibahereze cyane umwete wo kwishakana umwete. Ijambo riratubwira ngo nkunda abankunda, ariko abashakana umwete bose bazambona. Imana ishimwe cyane ko abajya bayishaka bajya bayibona uko bukeye uko bwije. Ufite ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza yuko Imana agiye kugenda kandi ko Imana wagiye uyibona mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana ishimwe rero yo yaturinze twese, wowe uhageze ubwa mbere mugiye kubana Samuel Mutezimana. Ndi umugabo ndashima Imana y'amahoro ikomeje kubana natwe, kandi mwese mwese no kubasuhuza no kubifuriza cyane kumva neza ikijyanye n'ubwiriza bw'ijambo ry'Imana. Imana ishaka muri iyi minsi cyane akaba cyo cyane dutega amatwi kurusha ibindi byose. Mureke dusenge maze dukomeze cyane no kumva ijambo ry'Imana ritambukanga kuri channel y'Urukundo TV entre parenthèses AMOUR de DIEU. Iyi ni channel y'ivugabutumwa, ntabwo ari channel y'umuntu runaka cyangwa y'itorero cyangwa idini runaka, ahubwo ni channel ishinzwe kwamaza ibijyanye n'ubwami bw'Imana. Ufite igitekerezo, ufite icyo washaka kubatambutsa, watubwira, nimero ziba ziri munsi, kugira ngo umuntu wese amenye neza icyo ashaka. Kandi ikimandikiro nta kindi ni uko tugomba kwezwa no gukiranuka, kuko nta bundi buzima dushobora kubanamo n'Imana zuko Imana ishaka usibye ko no gukiranuka. Mureke dusenge rero, mureke dushime Imana, turi kumwe tugiye kwinjira Imana izibane natwe, duhamagara umwuka wari kugira ngo aze wabe mu ruhande rwacu. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Tugushimiye kuri uwera, tugushimiye kuri umutabazi, tugushimiye kuri Imana itubeshaho uko bukeye n'uko bwije. Ntabwo ujya utureka ngo tube twenyine, utweze umwuka wari muzaniye kamana tuteka ryose Kristo ntabwo cyubahiro. Mana turi imbere ya muri kano kanya tugiye kumva ijambo ryawe. Nyemera cyane njyewe ugiye kurivuga, ubanze unyeze, ubanze untungane mu izina rya Yesu Kristo. Weze umunwa wanjye, weze amaso yanjye, weze amatwi yanjye mu izina rya Yesu. Ari abagiye kuryumva Kristo muzima bashoboze kandi bashigikire, bashoboze kumva ibijyanye n'ubwiri bw'ijambo ryawe. Urakoze ko ugiye kubana natwe muri iri jambo ryawe, urakoze ko ugiye kudushyigikira, urakoze ko ugiye kubana natwe muri byose. Nsabye n'izenzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 22, umurongo wa 14 tugiye gusomaho. Ibyahishuriwe Yohana ibice 22 umurongo wa 12, tugere hepfo gato cyane turayigarukira nta kibazo. Ibyahishuriwe Yohana ibice 22 umurongo wa 12, hari amagambo avuga ngo, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ni njye gishyitsi cya Dawidi, ni umwuzukuru we, kandi ni njye nyenyeri yaka mu ruturuturu. Haravuga ati, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiro n'iherezo. Ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Imana nishimwe cyane, Yesu nashimwe. Uru ni urwandiko, ibi ni ibintu Yohana yahishuriwe ubwo yari ku kirwa cy'Ipatimo. Hari inzandiko nyinshi yagiye yerekwa z'amatora agera muri 7 yagiye ahabwa. Hari inzandiko nyinshi yagiye ahabwa, Imana agiye imuhereza. Ariko ahangaha kuri 22
hari ijambo ritubwiye ngo dore ndaza vuba nzanye icyo bita ingororano, kugira ngo mbe nagorora buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ikintu bita ingororano rero zishobora kuza ari nziza cyangwa zikaza ari mbi, biterwa n'ibyo umuntu aba yaragiye akora, kandi icyo nzi neza ni uko icyo wakora cyose ari kiba ari cyiza, kigomba kubona icyo bita ingororano, kandi ibihembo ntabwo bishobora kubura by'ibyo abantu bagiye bakora mu buryo butandukanye. Yesu nashimwe cyane. Rero aya magambo ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, aya ni amagambo bandikiye amatorero. Ayo matorero n'ubundi abandi barumva babwira ayo matorero korari ngo n'ubundi icya mbere cyo hari aho Yesu yageze arimo amwereka bamwe bibwira ngo bariho, ariko iteka ryose babareba bakabona ari intumbi. Nako tumeze natwe muri iyi minsi ya none, hari abibwira ngo bariho kandi iteka ryose ari intumbi ziri aho ngaho. Umuntu ukabona umuntu arambaye ikote ryiza, yambaye ibaze nziza, yambaye neza, ari kugenda neza, nawe ugahita utekereza ukavuga ngo uriya muntu rwose ariho, ariko Yesu yamureba, Imana yamureba bitewe n'ibyo akora ikabona ari intumbi. Yamureba wowe ukamureba ukabona ari umuyobozi runaka, ukabona ari umuntu runaka, ariko Imana ye ikareba ikabona isa naho ari ikintu, nk'uko muri ibi tuvuga ngo yewe ikintu cyazanye ibice muri ryo ukaba warisuzuguza n'abataririmo. Noneho hari abantu benshi cyane dufite muri make bararirimba, bakabwiriza, bakayobora amatorero, bari ba apostle, ba bishop, ba reverend, ba padiri, muri make ugasanga ariko iteka ryose uko uwo muntu agaragara bitewe n'imico ye, bitewe n'ukuntu agenda, byerekana yuko uwo muntu ari intumbi muri rusange. Imana ishimwe cyane. Iyi saha uwo nguwo we yigaragaza mu bantu bose yuko ari umuntu wera, yuko ari umuntu wejejwe, ariko Kristo yamurebye abona ari intumbi, abona ari umupfu uri aho ngaho, abona ni wa wundi muri make wamaze gukirwaho iteka, ariko haracyariho icyo bita ibyiringiro. Kandi icyo ukuri kose gushoboka ni uko uwo muntu n'ibyo akora byose aba abizi neza yuko ari bibi, ariko ijambo riratubwiye ngo dore ndaza vuba ngo mbe nazanye icyo bita ingororano. Rero ugomba guhita cyane umenya neza Kristo yavuze aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese naza kumva ijwi ryanjye akaza gufungura, ndaza kuza ninjiriwe dusangire nawe. Imana ishimwe cyane. Ubu ni ubutumwa bwiza Imana iduhaye yuko hagiye kuboneka icyo bita ingororano. Rero cyangwa ngo hahirwa abamesera ibishura byabo amaraso y'umwana w'intama w'Imana, kugira ngo bemererwe kuba bakwinjira muri rwa rurembo rwera rwa rundi rwa Siyoni. Imana ishimwe cyane. Rero ni cya mbere cyo mugomba kumenya, hagomba kuboneka icyo bita ingororano. Iminsi turimo ni iminsi ko mugomba kugeza ko hari ingororano zigomba kubonekana z'uburyo bwose bushoboka. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Imana ishimwe. Nta kindi ugomba kumenya ni uko hari ingororano z'uburyo bwose bushoboka. Wabyanga wabyemera, ingororano zirahari. Aho ugomba guhitiraza cyane nzakira iki. Yesu nashimwe cyane. Rero ushobora gusanga uzabuzwa ingororano nziza bitewe n'ibyo ukora. Uko ijambo riratubwira ngo ijambo riratwereka cyane ikijyanye n'imbuto z'umwuka n'imbuto za kamere. Bisobanuye ngo umuntu wese ugendera muri kamere afite ibyo azahembwa, ugenda mu cyo bita umwuka wera afite ibyo azahembwa. Bisobanuye ngo icya mbere cyo Imana ijya kurema umuntu yamuremye afite ishusho y'Imana, ishusho y'ubumana, ariko kubera ya kamere iba mu muntu ituma wa muntu adashobora kuba yanyurwa n'ibyo Imana yamuhaye, bituma wa muntu afata umwanzuro wo kwemera kuba yashukwa n'umwanzi kugira ngo ase naho atandukiriye ave mu cyakindi muri kwa bushake bw'Imana, aho agere mu bushake bwe bwite. Niyo mpamvu n'isaha turimo intama nyinshi turi kurwana zirimo ziraterwa n'abo bantu bameze gutyo, bagiye binjira mu matorero ariko meze gutyo. Yesu nashimwe. Aleluya. Rero isaha tuvugana igihe n'iki ngiki icyo Imana idukeneyeho ni ukwemera tukareba ukuntu twamesa icyo bita ibishura byacu, ukaba twabimesera mu maraso y'umwana w'intama w'Imana kugira ngo twemererwe kwigira ahantu hera. Kuko ijambo yatubwiye ngo cyane ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo. Erega icya mbere cyo abenshi bazi yuko ibishushanyo ari bya bindi nyine ngo bishushanyije, ariko ibishushanyo ubundi ni ikintu cyose
uzarutisha Imana azaba ari ikigirwamana kuri wowe. Yesu nashimwe. Azaba ari ikigirwamana kuri wowe. Ikintu cyose uzakora, ikintu cyose uzemera kuba wakwegera ukaba wakirutisha Imana muri rusange, kizaba cyabaye ikigirwamana kuri wowe. Ahubwo ugomba gutekereza cyane, iyi saha ntabwo nafata amafaranga mfite ngasanga n'ubundi ariyo sigaye nsenga, ugasanga amafaranga asigaye agutegeka. Kandi icyambere cyo Imana yaguhaye icyo bita ubutware bwo kuyobora ibintu byose biri mu isi. Ariko ibintu birakuyobora, ukumva akazi kakuyobora, ukumva amafaranga yakuyobora, ugasanga iteka ryose ntabwo uri gushakisha ibijyanye n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye cyane ngo nta kindi, hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abo ngabo basenga ibishushanyo. Ibaze cyane iyi saha, wasanga uri gusenga umugore wawe, wasanga uri gusenga umugabo wawe, wasanga uri gusenga bosi wawe ukoresha mu kazi, wasanga uri gusenga umuzi runaka. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo nta kindi kintu wabonaho, nta kindi kintu washobora ibyiringiro usibye urufatiro rwonyine rwubatswe na Kristo. Niyo mpamvu ntandi wakwishingikiriza usibye gushingikiriza kuri Kristo, kuko iyi minsi turimo ni iminsi igoranye cyane, ni iminsi iruje abagenzi, aho abantu benshi cyane basubiye inyuma kubera ikibazo cy'ubuzima. Ariko niba warishingikirije kuri Kristo bizagufasha cyane. Ngo dore ingororano ziraje. Iyi saha tuvugana uri kubona urize kwakira iki wowe? Iyi saha tuvugana ingororano zawe ziraza kuba nziza, ziraza kuba mbi. Rero haracyariho icyo bita ibyiringiro, haracyariho icyo bita amahirwe mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu iyi saha wowe mugenzi wanjye wicaye imbere ya kamera, wowe uri kumva iri jambo ry'Imana, aya magambo Imana yaduhaye muri aya masaha, wowe turi kumwe muri aya masaha, nta kindi kintu Imana igukeneyeho ni uko ugomba kwera no gukiranuka. Kuko nta kindi kintu Imana idushakaho usibye kwera no gukiranuka. Banze baze cyane uko ni kugenda birimo birerekana yuko nejejwe. Ibyo ndi kuvuga birerekana ko nejejwe. Nta kindi, haracyariho ibyiringiro. Ibyo biracyahari byo kuba wakira muri aya masaha, haracyariho ibyiringiro rwose. Yesu kandi aracyari ku ntebe y'imbabazi, kandi uwo ategereje ni wowe kugira ngo aguhereze icyo bita ubugingo. Kugira ngo Imana itubwira cyane ngo ibyo mushaka byose, ibyo nta gaciro bifite. Igifite agaciro ni ugushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka, nawe ibindi byose bizahirwa kubw'ubuntu. Kuko icyambere gifite agaciro n'ubugingo bwawe, kuko ibi byose waba uri gushaka n'abapagani badasenga barabibona, ariko igifite agaciro n'ubugingo bwawe. Banze baze cyane iyi saha, ubugingo bwawe buhagaze gute? Kristo naza azasanga ameze gute? Kristo nasanga aramutse asanze mu kazi yasanga bimeze gute? Aramutse asanze ndi mu nzira yasanga ameze gute? Aramutse asanze ndi mu rugo yaba bimeze gute? Muri make banze wegere cyane wishakemo icyo bita imbaraga zigushoboza kuba wakiranuka, kuba wagenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Banze wegere wishake cyane mu imbaraga zigushoboza kumenya neza ukuntu wamenya Imana. Yesu nashimwe. Kuvuga Imana si uko uzahanura, si uko uzaza kubwiriza nk'uko ndimo ndabwiriza, ahubwo igihe kirageze kugira ngo n'uburyo tugenda byigisha abapagani, n'uburyo tuvuga byigisha abapagani, n'uburyo twambara byigisha abapagani, n'imvugo yacu yose, ibyo tuvuga byose. Muri make amagambo yacu aba ari amagambo ashobora kuba yakwigisha abapagani mu buryo budasanzwe, maze barebe za mbuto zawe nziza, bitume bari buze ko bahinduka, bavuge ngo burya haracyariho Imana ivuga bikaba, haracyari Imana itegeka bigakomera. Impamvu waje gutya waje mu bintu by'Imana ukaza gukomeretswa n'umuntu runaka wumva ngo wari wizeye ngo ni umuntu ukirijwe, uwo ngo nta nubwo yarakijwe iteka ryose. Ubundi nta muntu ukirijwe ushobora kuba ngo mu mwene so yagusanze maze ukaza gutya umuteza ikibazo. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka be na gato. Ahubwo iyo mwene so gusanze nta kindi bisaba, uhita umwera imbuto, ugahita umwereka inzira, ku buryo bituma bimusunika cyane akamenya neza yuko iyi nzira arimo ari inzira y'ukuri. Ariko abantu benshi bagiye basubiza inyuma n'abandi bantu, hari abantu bagiye babera amabariyeri bagenzi babo. Yesu nashimwe cyane. Rero iri jambo ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi. Ushobora gusanga icyambere cyo yivuze imbwa akesha ubundi aba ari umusambanyi. Imbwa aba ari umusambanyi, aba ari umuyehesi. Imbwa aba ari wa muntu ukora ibiteye isoni,
ugasanga umuntu yambaye ariko umwenda yambaye urimo uragaragaza imiterere y'umubiri we wose ukuntu umeze. Iyo ngiyo n'imbwa irimo yigendera. Muri make tubwije utubwa twinshi cyane mu matorero, harimo utubwa twinshi cyane dushoboka. Ushobora gusanga n'ahandi utuye wowe ubwawe abantu bose bakaba n'ubundi umeze nk'akabwa, umeze nk'imbwa muri rusange. Rero ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, ba bandi bakunda kwiyambika kuriya, kuko icya mbere cyo banze kumurikirwa n'umucyo. Niyo mpamvu umwijima niwe ubayobora muri rusange. Abo ngabo bitegure yuko bazaba hanze, ariko ijambo ry'ukuri ntabwo najya kuba nabakira witeka uko niko Yesu niko yavuze. Ahubwo icyo nshaka ko nakubwira, haracyariho ibyiringiro byo gukira, haracyariho amaherezo haracyariho ibyiringiro y'uko wakira muri amasaha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Rero icya mbere cyo ijambo abarozi, abarokore babwije icyo bita uburozi bwo mu kanwa. Muri iyi minsi hari uburozi bukomeye cyane bwo mu kanwa. Umuntu ari kuroga umuntu mu bitekerezo mu buryo budasanzwe, kandi uwo nguwo akagenda abeshya Imana ngo arasenga, ariko ijambo rikambwira ngo igihe kiraje. Muri Yohana kandi ngo igihe ndetse kirasohoye, ubwo abasenga data mu kuri n'umwuka aribo bagomba kuba bamusenga, kuko Imana ni umwuka. Rero bagomba basenga mu kuri n'umwuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo abasenga data bagomba kuba bamusenga mu kuri no mu mwuka. Ibyo wakora byose ugomba kubikora mu kuri no mu mwuka, kuko icyo Imana igukenera nta kindi. Imana ikeneye yuko wezwa kandi ugakiranuka mu buryo bwose bushoboka. Nta kindi kintu Imana igukeneyeho ni ukwera no gukiranuka. Haleluya. Abantu baguha ikintu bita uburozi budasanzwe, ugasanga umuntu yirirwa azenguruka ahantu hose ngo ari kuroga abantu bagenzi biwe, akajya kubasengera kandi agiye kubaroga. Ubundi iteka ryose nta kintu na kimwe kizakora icyo bita umugambi w'Imana ku muntu wayo, kuko Imana icya mbere cyo ibyo yagambiriye kuri Samweli izabisoza, kuko ni Samweli yabigambiriyeho. Nubwo wagenda ukavuga ngo ukajya gusenga ngo ugiye kubizirika, ntabwo uzigera ukora umugambi w'Imana. Ikigenza kuba ari Imana yabivuze, icya mbere cyo no kubikora izabikora. Nta kintu kimwe cyahindura umugambi w'Imana bitewe n'uburozi waba ufite, bitewe n'amasengesho wabisengeye, y'amasengesho y'imburamumaro, y'amasengesho andi wagiye usenga n'ufite agaciro. Icyo Imana ikeneye nta kindi. Isanga cyari ku ntebe bazikuye ngo nawe ubwawe wasenze ari kuri n'umurozi, ariko Imana yakongera igakuruhura. Uburozi si uko tuzasanga abandi bagiye mu bapfumu, ntabwo ari abandi bazameze gukena gutya, ariko nawe ubwawe uri iyi si uzi uburozi ukoresha, uzi amagambo ujya uvuga ameze nk'uburozi, uzi ukuntu uri kudabura mugenzi wawe, ubwo ni uburozi buri kuroga mu bandi bantu. Ariko isare kandi w'ibyiringo by'uko wakongera ugakira. Imana yiteguye kuba yaguha imbabazi mu buryo bwose bushoboka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Icyo Imana ishaka ni uko abantu bakizwa, bakera kandi bagakiranuka kurusha ibindi byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe. Rero abangaba yabakoze atubwira cyane ngo n'abasenga n'abasambanyi. Ubusambanyi buragwiriye. Niba hari umwuka uri gukora cyane kuri iyi si, ni umwuka w'ubusambanyi. Niyo mwuka ufite imbaraga zidasanzwe, aho usanga umuntu avuye ku ruhimbi arangije kubwiriza arirukansa agiye gusambana. Aho usanga umuntu muri make yicaye imbere ariko yaje kuroga abantu mu bitekerezo kugira ngo baze kuno gusambana nabo. Kuko dusigaye dufite ikintu bita indaya nyinshi cyane mu rusengero. Mu nsengero yuzuyemo abantu b'indaya birirwa basambana uko bukeye n'uko bwije. Erega ugasanga uburyo umuntu yambaye bigaragaza yuko umuntu ari kwicuruza. Muri make arimo aracuruza umubiri we, arimo aracuruza umubiri we muri rusange, bitewe nta kindi. Ubundi imyambarire yiwe igaragaza yuko ari indaya, imivugire yiwe igaragaza ko ari indaya. Muri make umwuka w'ubusambanyi, uyu mwuka ufite imbaraga zikomeye cyane kuri iyi si,
ku bantu bose bashoboka. Ntabwo uri gutinya umuntu ngo nuko ari umuhanuzi, ntabwo uri gutinya umuntu ngo nuko afite icyubahiro runaka, ahubwo umuntu wese aho yava akagira uyu mwuka uri kumufata. Niyo mpamvu ikintu gikenewe kuri wowe ni ukuba maso, ugasaba Imana ikaba yagukora ku maso, ukongera ugakiranuka. Kuko nutaba maso uyu mwuka nawe uraza kugufata. Imana itugirire neza cyane. Uyu mwuka w'ubusambanyi tuzavugaho cyane kuko ufite imbaraga zidasanzwe cyane, aho utari gutinya n'abana b'imyaka 4 ugasanga nabo ubwabo bafite ikibazo gikomeye cyane. Ugasanga hari umukozi uri mu rugo, wasize mu rugo, uwo mukozi muri make yirirwa asambanya akana wasize k'agahinja. Kubera iki? Ni wa mwuka w'ubusambanyi uri mu bantu mu buryo budasanzwe. Ariko ibyo ni iki? Kugira ngo muhaguruke mutakire ingo zanyu. Nubura gutakira uwo mubana uzisanga umwuka wamufashe, kuko n'umwuka uvuye ikuzimu, kandi izi ngizi n'imbwa